burya ni ijambo ry'icyongereza ariko rituruka ku kilatini. Tangere no gufata. Ni tangere. Tangere no gufata. Gutya. Tangere no gufata. No aturuka ijambo tangible cyangwa se tangible. Voilà. Habonetse ibimenyetso bigaragara noneho umuntu yahera hakurikirana ikibazo cya match fixing. Ariko ntabwo bisobanuye ko ugomba guhita ufata ibintu byose byagiye bivugwa bidafite ibimenyetso bifatika ngo uvuge ngo ferwa fase kwitigeze bikurikirana. No. Icyo gihe ntabwo hari ibimenyetso bifatika ngo amajwi ngo y'abakinnyi runaka ngo y'abatoza runaka ntabwo byari bifatika. None se wabyita urwererutso gute kandi bigaragara ko mu by'ukuri ari ikintu yaheraho ibikurikirana. Sometimes ntekereza ko tudakwiye guca intege inzego zacu z'umupira kuko ziramutse zibayeho zidafatika zidakomeye zikorera kuri icyo gitutu ntabwo zakora. Ikindi cyane bahita abonye ibimenyetso bifatika. No. Ariko nk'iki cyane kirafatika ko ntabwo yahakana. Ikindi nicyo bita timing. Ngo niba Migi yahamagajwe bakaba bahamagaye n'abandi bose bavuzwe muri iriya audio kubera ko abantu babyumve neza cyane bahamagaye Mugiraneza Jean Baptiste Migi agomba kwitabana na Baka Kishafik wafasha ari amajwi ndetse unavugwa muri audio baba barimo baravugana bahamagara uwo bita Shaurine umuzamu babyavuganye nyine avuga ngo Shaurine nta kibazo nawe ndaza kumunyuraho urumva yamutumaga kuri Shaurine ahubwo yavuze ko basanzwe baziranye nta kibazo ni Gasonga abo bose rero bamuhamagaye yego nawe yahamagaye abantu bose yahamagaye abo bose bavuga muri audio banumvikanamo bahamagaye. Icyo navuga ngiye kuri article yakozwe ni timing. Hari igihe ushobora kwandika bikarangira wimye uburenganzira abantu bwo gufata ibyemezo byisanzuye. Bigasa nkaho ni wowe w'influencer. Bigasa nkaho ngo yaba yabihagurukiye cyane ukwiyerutswa. No, ferwa fana bashaka kubona ikimenyetso gifatika cya fixing ngo ntigire ikikora bibashyira ku inzego zibishinzwe. Ni ngo bashyira ku gitutu bavuga bati biraba atari ukwiyerurutsa. No ngo byeze ni mudahana babikoze ari ukwiyerurutsa. Ni mudahana tuzatubonye ni ngo gusabira igihano Migi. Ariko ferwafa ikikozeyo uvuga ngo kanama ngenga myitwarire bari muri procedure yo kubanza kumenya ngo ubundi aya majwi na yanyu kuko nka Migi ashaka kuvuga ngo sa yanyu ubwo wenda bakajya bakajya no kuvumura niba amajwi araye n'urugero ndikuha. Ariko hari ukwiyorohereza ibihano ariko ntabwo bazabaza Migi ko watoje abo bakinnyi ntabwo icyaha kiraba mwari musanzwe mumenyereye ko mushobora gutanga umukino ikurikirana ibyaha cyangwa ikurikirana amakosa. ntabwo Migi ashaka kuvuga ati Gasongo impamvu inshuti yanjye hari aho yigeze kumfasha n'urugero avuga ati yaramfashije rwose ugasanga nawe munabimenwe n'abandi uyu amatanga ntandi makuru niko iperereza rikorwa. Icyo ferwafa yakoze kubatumizaho ko icyavana imyanzuro izava avuga ko rwose ngo Migi ubwo ngo Musanze ngo amaze iminsi ayitegura batari ubwa mbere muri iyi sezo nyine uko yavuze ko nyine afitanye nayo ikibazo waramaze yayitegura kabisa. Ntekereza ko biri mu revelation tuzabona bizaturuka muri dossier niyirekura kavuga tugereze bakore inshingano zabo. Turabizi ko Drogba ntamukunda turabizi ko ntamukunda ariko ntabwo amukunda kubera ko uburyo muri Musanze kuko Migi ashinja Drogba yuko watumye ava muri Musanze. Ni ibintu bisanzwe. Ni impamvu rero kuba yava ngo ntamukunda barambwira ati uri umwana bye tugiye kubyinjiramo neza ndabona ibintu bigaragara neza cyane. Bitabo ndagenda mbaza gato hanyuma twibwirire